Duherukana Julie yagize isoni zo kubwira Dave icyari kimuri ku mutima, ariko nyamara ese byaje kugenda bite? Yaje kumuhishura yuko yashaka yuko amusoma, cyangwa Dave we yarabyihishuriye yarabyimenyeye? Ese byaje kurangira gute? Yakomeje kumusoma se bigenda bite, birangira gute? Reka turebe ukuntu byakomeje. Julie umeze neza cyane kabisa, ibintu wankoreye ni ubwa mbere umukobwa yabinkorera. Julie nawe yarabyishimiye cyane ati ni byiza nanjye ndabikunda. Ese Dave akantu k'umutima aribaza kubera icyo bikunda. Julie aravuga ati nyine nuko mbyumva. Hanyuma Dave yaravuze ati rero dore amasaha ari kwegereza, ngiye gusubira ku kazi, ariko ikintu kimwe nakubwira ni uko gusura umukobwa mwiza. Dave aramubwira ati kandi ndagukunda. Julie araseka cyane ati nibyo se? Ati cyane rwose. Yitsa imitima maze aramubwira ati Dave, ikintu kimwe gusa nifuza, ati sinzi niba gusa wabasha kugikora cyangwa wakinkorera. Dave ubwoba buramwica, atangira kwibaza ati uyu mukobwa se ko mukunda kandi kameze neza cyane, ndamukorera iki? Julie aramubwira ati Dave wanyemerera nkagusaba akaserivisi gato. Dave aramubwira ati nta kibazo nimba bitaguye, dore ngiye gusubira ku muhanda ku kazi kandi dore amasaha ari kwihuta, nta kibazo wambaza. Julie aramubwira ati Dave ikintu kimwe nshaka ni uko tujyana muri dushe. Dave bitewe n'uko yumvaga ari kumushaka kandi anamukunda, aravuga ati nta kibazo nanjye numvaga rwose, numvaga ashyushye cyane, reka tujyane kabisa, ariko ntabwo dutindayo. Julie ati ikintu nshaka ni ukumenaho amazi byonyine gusa. Ati ibyo byonyine? Ati ibyo byonyine cyane. Barakomeje baragenda bajya dushe. Julie akinga igipangu, akinga inzugi zose, maze barakina dushe, asuka amazi arajyana. Hanyuma bakimara gushikayo, Julie arongera ahobera Dave, aramwiyegereza cyane, maze Dave atangira kumukora ku mubiri, bitewe n'uko Julie noneho nta myenda yari yambaye swim yonyine, maze Dave atangira kumva umubiri utangiye kumukurura cyane, atangira kumwumva, amufata mu gituza, yumva umukobwa arashyushye cyane, maze Dave ibyo kumumenaho amazi aba bihagaritse, atangira kumukorakora, amukora muri ya misatsi akunda, yumva iranyerera cyane, amukora ku minwa, yumva iratose cyane, amukora ku mabere, yumva amabere yahagaze. Dave biramucanga, atangira kugira ubwoba, atangira gutekereza ati none se iyi nzu se nihagira umuntu yisangamo biragenda bite? Dave aramubaza umeze neza? Julie araceceka, atangira kwitsa imitima ati hanyuma umukobwa atangira kuhagira, atangira gutitimira. Dave aramufata amushyira mu gituza, aramubwira ati humura tuza. Umukobwa aramubwira ati Dave ongera umakabizo. Hanyuma Dave amufata ku matwi, maze amufata mu biganza, aramwegera gake, aragenda aramusoma, arongera aramusoma, arakomeza, maze bakiri aho ngaho Dave nawe atangira kumva amushaka cyane. Dave atangira kugira ubwoba bw'ukuntu yamubwira yuko yashatse yuko baryamana, ariko Julie nawe agira isoni zo kuba yabimubwira, ariko Julie bitewe n'ibimenyetso yamwerekaga, amufata amwiyegereza, kandi afite ubwoba bwinshi cyane, atitimira, ase umwuka wamubanye mukeya, atangira kuhagira. Dave aravuga ati ikintu kimwe ashaka, ndabona ashaka yuko turyamana kandi ntabwo nabyiteguye, agira ubwoba, maze Dave aramubwira ati Julie ihangane, reka ngende, ndabona ku kazi bampamagaye, reka nihute njye kuzuza raporo nagombaga gukora. Julie aramubwira ati Dave please buretse kugenda, ati hari ikintu kimwe ndi gushaka. Dave aramubwira ati nta kibazo umbwira. Atarakimubwira ku gipangu yumva umuntu arakomanze. Julie arabanza yitsa imitima, ariruhutsa, yikanda umugongo cyane, ariruhutsa, aramubwira ati Dave I'm sorry, buretse gatoya njye kureba umuntu. Dave aravuga ati oya, ataba ari boss wawe. Ubwo ibyo koga baba bivuyemo, barakomeza. Hanyuma Dave aravuga ati humura, ndagaruka nimugoroba kuri phone turavugana. Hanyuma Dave aragenda akata inyuma y'inzu. Julie aragenda arakingura, asanga ni boss, aramubwira ati akadokima kari hariya ku kabati nkasubize ku kazi nayo ntakibagiwe. Julie asubira yarakazana arakamuha. Hanyuma boss aramubaza iyi modoka iparitse hano ni yande?
Julie aramubwira ntabwo mbizi gusa ni umuntu wari uri kubaza inzu zo gukodesha ashobora kuba ari aho hirya ku baturanyi. Okay boss asubirayo, hanyuma Dave nawe aramubwira ati reka ngende tuzasubira ubutaha ya. Hanyuma rero aramusezera ariko Julie asigarana agahinda kenshi ndetse asigarana umubabaro mwinshi cyane, ariko tuzakomeza ukuntu byaje kurangira noneho yagiye muri weekend kwa Dave.